nawe rero n'umwana wo mu basindi. Yego. Reka mbanze muhe nawe aragira icyo avugaho yumvise ubusabe niba ashima yuko twemera ko musaba. Yego. N'umuryango ndaza gukubwira. Yego. Murakoze. Yego. Hafi amagambo meza kandi menshi. Turakwemereye gusaba. Nari ngiye no kureba ibumoso bwanjye ariko ubwo avuze ijambo agasa nk'utanze umwanzuro ntacyo namuveba. Reka mpamagare wa mukobwa yigire hino. Wa mukobwa ari hafi hano waje sha nuko murabanguka rwose igera hino. Ndabagumye hafi kora niguteze yombi ubanza umbwira urubanza rw'iyo kugira ngo ahari nze kumenya aho nyitereka. Abemewe byiza none rwose. Nari nabonye watuye yayindura y'iteka. Erega buriya nushaka mushyikirize hano. Reka ngushyikirize ntacyo ugitereka hafi ya badata wacu bakwemereye. Nukuri. Maze ujye mbere usaba umugeni. Yego. Reka nsubire mu byimbo noneho. Rwose yego iwacu twaguhaye umwanya washima kuvuga wigiye juru, washima guca akabogi ukatubwira tuguteze yombi ngira ngo reka ndikakubwira. Aha rero turi mu rugari rwa Gasabo burya nubwo turi ku Kamonyi mu yandi magambo natwe tukaba duturutse mu buriza bw'u Rwanda niho hakurya hariya, ariko umuco n'umwe. Turi Abanyarwanda twese, turi abaturage b'urugari rwa Gasabo. Imana iduhana amahoro n'imigisha yayo. Nyakubahwa rero nk'uko nari nabivuze, ntabwo ndi buze kuza gusubira inyuma ahubwo ndajya mbere. Nk'uko nabivuze nari nasubikiye aho twavuze yuko twabasabye irembo ry'umugeni narariduhaye. Hanyuma mvuga yuko ku itariki y'ingiyi uyu munsi itariki ya 28 ukwezi kwa Kanama tuzahaguruka iwacu maze tukaza nk'umuryango mugari wacu wa Mutabaruka tukagenderera uyu muryango wanyu. Nta kindi kera kirabura kituzanye uretse kubashimira Imana ndetse no kubasaba umugeni muri uyu muryango wanyu. Nyakubahwa rero twaje dufite gahunda zose nk'uko umuco uzidusaba, kandi tuzana none tubasaba umugeni atari umugeni wa wundi wivuga amazina cyangwa ngo avuge amazina y'umuryango, ahubwo umugeni yahuye n'umwana wacu yaje gusura ba nyirasenge mu biruhuko maze bahurira aho ngaho, ariko abajije nyirasenge amubwira amazina n'umuntu mukuru iwanyu. Yego niwe yabajije, ntabwo yabajije nyirabukwe. Ntabwo ayo makosa yakora nk'uko umwana w'iwanyu atagira gutya ngo avuge bya bindi nk'uko wabivuze mbere. Oya, niko n'uwiwacu adashobora gukora ayo makosa. Uzi ko imiryango yacu itoza umuco mbere y'ibindi byose. Yabajije nyirasenge, kandi nyirasenge w'umuntu burya ngo utagira nyirasenge ari rwose niwe hagurukije umuryango ugenderera undi, niwe twasanze abereye umuhungu wacu. Muragahora n'imigisha yo kubyara kandi no kurera no gukuza. namwe kandi yego uwo mukobwa rero nyakubahwa ni uwo mu muryango wanyu. Izindi gahunda zo turakomeza tujye mbere. Akagira n'andi mazina abana bongeraho bitewe n'ukwemera kwabo.
ko dufite ba Yvette benshi hano. Yvette uvuga ni uwuhe kugira ngo ba nyirasenge bamenye neza wahirigeze akwemerera gusaba? Yego. Ariko ndi kumwe na bandi bavandimwe n'abandi ba marume hariya. Yego. Ndetse hari na ba masenge. Reka mbanze mbaze niba Yvette Sabiyumva warahari. Icyo kibanza cyumve ntabwo mbabaza ngo arahari kuko ntabwo nayoberwa bashiki banjye. Yego, niba kunshimira rwose. Yego. Ahubwo no kugira ngo mbabaze nk'uko witwa Epafrodite Bizimungu ugira ngo ni wa wundi wateretse intango maze akayisogongera akavuga ngo irengetse ngo nta kibazo wagira icyo uvuga. Kubera ko rero umwenda kwitiranwa. Yego. Reka nisabire Pierre. Uya kuvugiye neza n'ubu nta kindi yarenzaho. Ntabwo watugira ururimi rutanga umugisha ngo ruze no gutanga ibindi. Umugisha ndawuhorana. None Pierre, umvise uriya mugabo Desire yaje kudusaba umugeni, anavuze izina ko ari Nsabiyumva Yvette. Bariya bose uko mubareba ni imfura. Icyo barafite ni kimwe gusa cy'uko batari baje guturamukanye cyakemutse. Uriya muryango wumvise tubemerere umugeni. Urabona nta kibazo umukobwa wacu ashyingirwe mu basinga ukamutabaruka? Nta kibazo numva gihari. Umuryango wabo nabonye ufite ifura nyinshi kandi nziza. Ndumva twabakira natwe tukagira inshuti ziturutse iburiza. Murakoze. Niyo cyaba kimwagize ngo si igitotsi mu mata. Oya, ibyo ntibibamo. Nari ndi kwibariza Pierre. Yego. Ngo niba ubona hari ibifura biri inyuma y'imfura. Nta birimo. Pierre yarebye neza nta birimo. Birashoboka ko ari abashyitsi mwagendanye n'abatarami. Kuko nigeze kuvugana na Desire mubwira nti inzoga ikwiriye ijambo. Yego. Ariko ngewe numvaga yuko icyabazinduye no munsi ari ugushimira umuryango kubera bashiki bacu duheruka kubashyingira. None nagize impungenge uhita uterura uti twaje gusaba umugeni. Nyamara hari bashiki bacu twabashyingiye mu minsi yashize. Ntabwo twigeze tubona mwazanye uyu munsi. Ubwo se urumva turi buhere hehe tubaha undi mugeni nabo twabahaye byibuze mutabazanye ngo tubanze tubaramutse ndetse tunishimire uburyo umuryango wanyu ukomeje kubafata neza. Mugejuru muhaguruke yemwe. Mugejuru. Urumva bashiki banyu barahari. Mugejuru rwose. Yego. Barahari kandi bamerewe neza, bameze neza. Bose uko banze ko turamukanya urumva bo bari gutambuka. Nicyo cyo ahari ba masenge bo bari ku rubanza barukurikiye ariko nabyo ntacyo ubwo bahari. Buriya baraturebye turabaramukije. Ni ukuri. Imana ishimwe no. Turi buze kugira umwanya wo kuramukanya maze dushira n'urukumbuzi. Reka nkubwire yabaye ukunda. Buriya Epa yabivuze abizi. Buriya aho kugiza amahirwe. Buriya asa nk'ukwakiye kwa ba nyirasenge. Yemwe. Mugejuru. Murabona bari abantu batatinye kuza kuramutsa ba nyirasenge na base wabo. Oya baraje. None se Sharifu we ahubwo nteye ubwoba. Reka nkubwire imigisha Uwiteka. Niba abakobwa wa muco mwabatoje baba bagenda neza kugira ngo baseruke neza kugira ngo yego nimuzema nimutambutse. Use numva ko ba masenge batanze impundu. Yego. Ugeze ubyumva kuva kare kose. Ni ukuri. Nimutambuke maze uriya n'umuryango
hari ba nyokurume, hari ba so wanyu, hari mwabahaye amazina y'umuryango, bahamagare mu mazina y'iwacu cyangwa bahamagare mu mazina mwabahaye? uyu nguyu hari amazina y'umuryango murayazi, ariko twebwe kubwo gukunda no gukundwakaza bagira utundi tuzina twiza tubereye abari b'u Rwanda. Ni ba Muteteri, ni ba Musani. Yego, uretse wowe guheruka rwose mwana we Madudu. Rwose no kuri ntiwumva rwose. Yitwa Musani wabo. Musani wabo. Ntabwo yigeze atenguha umuryango, ni umukobwa mwiza rwose abereye u Rwanda. Yego. Musani wabo mwamwisendeye. Uyu rero ni umukobwa wahiriye umuryango, maze Imana imuduheraho umugisha abandi nk'uko Imana ivuga. Oya, bose ni uko, ariko noneho ndagira icyo muvugaho byihariye. Hari se wigeze ubona hari icyo mvugaho cyane? Byose barabyujuje, nta na kimwe kigeze kibatambuka. Umva Imana rwose imuha umugisha kandi yego bariya abantu babafashe neza nibyo rwose. Bireba utambuka usuhuza by'abantu, mwasuhuza umuryango maze banye gusengera bakumugisha. Ntabwo uyu nguyu mwamuhaye izina. Uyu rero agira ukuntu abyitwara, bamwise mukecuru. Yego. Kandi iyo gahunda ayikora neza. Amenya abana mu muryango, amenya gahunda, amenya umva rwose. Ko kuvuga niko biri. Uko umubona ku maso ari mutoya, ariko ni mukurashisha akambuhe rwose. Cyane. Yego. Twabonye rero. Ngabo bakobwa bana. Ngabo abadamu bana. Nta toto ibusinga, nta ki rwose. Umva nta bana bajya kwa nyirarume no kwa ba nyirasenge ngo bagende amara maze. Bakobwa bacu. Yego. Uze kwicara muganire. Yego. Iyi ni intango yabanye gusenge. Maze rwose muvuga twavuye kwa basogokuru tuguwe neza. Ni amarika bajyaga babaterekera ngaho. Yego. Rero ese tubayigisha iwacu cyangwa oya, hari uko tujya tubigenza. Ibyicaro bajya baza bakabihabwa, kandi n'ubutaha barabihabwa. Ngaho turabashimiye. Erega ntabwo ari kera. Tugende tutabanyagisha mwaje iwacu. Dezi. Yego. Imana iguha umugisha. Ni ukuri tuwusangire, ni mumumpera amashyi. Abana bacu ko bisanzwe bagira ba nyirasenge. Yego. Bagira ba nyirasenge. Yego. Ubuyobozi. Yego. Reka dusabe nyirasenge w'umwana watoranijwe uyu munsi kugira icyo amuvugaho, yigire ejuru, maze uriya muhungu amushyikiriza indangururamajwi. Oya, ni ukuri Imana imuha amahoro n'imigisha. Amubwire ko baje kudusaba. Yego. Uriya muryango. Yego. Wamutabaruka. Amen. Umva umwana rwose turamubahaye umugeni, abo twabahaye mwabareze neza. Yego. None ntabwo twakurira mu mugeni pe. Imana iguha amahoro n'imigisha yayo, ikugwiza imbaraga mu gihe. Ni ukuri. Imana ikongera. Barebye bakabona abo twabahaye mwarabafashe neza. Yego. Hakaba ngo twabaha umugeni mwadusabye. Yego. Nanjye mu izina ry'umuryango w'Akagango. Yego. Bajya kumenyesha yuko tukwemereye umugeni Nsabiyumva Yvette tabaruka yaje kudusaba. Yego. Kugira ngo azamushyingire umuhungu we. Urakoze cyane, nibongere bakumbera amashyi. Yego. Tuzakwemera kandi tumuguhekera. Yewe aho nanjye ndimenya mugize neza. Yego. Imana yo mu ijuru, Imana nsenga ibaho umugisha wayo. Amen. Maze rero tuze kireka niba hari ikindi uri burenzeho. Reka mu by'ukuri iri jambo ni tuze kujya mbere nk'uko umuco wacu w'u Rwanda ubisaba. Urakoze. Ugiye mbere tukaza guhurira hahandi byaba ari byiza.
munyarwanda wigeze avuga ngo nanyuzwe na burya. Yego. Burya rero ntigirangira, ihoraho iteka ryose. Ariko ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana, ariko twe turaganira nk'abantu, ariko kandi mu mujyo mwiza tuyobowe n'Imana ihoraho. Rakoze. Ngirishimwe Niryande ry'umuryango. Yego. Umuryango twemereye kugira ngo tujye mbere dusaba umugeni nk'uko umuco ubisaba. Nyakubahwa rero ndagira ngo nkugezeho gahunda nk'uko zikurikirana nk'uko umuco uzidusaba. Kubera rero mpagarariye umuryango. Yego. Uzi ko navuze ijambo ari uko masenge avuze. Yego. Twebwe abari hariya na data ndamusaba na data wacu iyi ntango twishyikirize masenge nibura ba masenge tubashimire mu izina ryanyu nubwo mutari mwabiteganije. Oya birateganyije. Burya biba biri mu murongo. Iyi ngiyi bazintereke ba masenge ntabwo niyo wazaza ubutaha ukadushimira ntacyo bidutwara. Twebwe imitsama ntabwo tujya tuyita amazina, ahubwo umuryango dushimira niwo ubigena. Buriya musanze babikwiye. Mwebwe mwabonye ba masenge batabikwiye. Umva navuze ngo Imana ihoraho yo mu ijuru nabigukoreye wakomereje ukajya mbere. Dore uko nabivuze. Yego. Yego. Ega n'ubutaha uzabikora. Sibyo se? Rwose nzi yuko uhora witeguye rwose. Umuryango uko ubigenda ntitujya dusubyakiriye. Nyakubahwa rero ndagira ngo nkugezeho gahunda uko zikurikirana. Dusaba umugeni bikurikije umuco wacu wa Kinyarwanda. Nakubwiye yuko naje mfite gahunda zose zikwiriye. Igira hino ma, ari hehe wa muhungu igira hino? Ntawaza kugufasha muri. Yego. Urakoze cyane. Yego. Nabi ni zimwe. Ntabwo iwanyu rwose nzi yuko mugira abakora mu rwuri benshi. Ntabwo rero twazana iwacu mashini imwe. Iwacu tuyita mbogo. Yego. Ikaba cyozi cyogera inka. Icyogera inka. Ikaba ruyumbu ntayigenda yonyine. Ni wacu nuko. Yego. Ni wacu nuko. Urakoze. Yego. 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 Aka kantu shobora kuba ari mashini nto, ariko urebye ibyo ukora, ibyo ikora ni ibintu bikomeye. Iyo ngiyo yabonetse aho iri ntabwo inka zirumanga cyangwa se ngo zibura ubwatsi. Urakoze. Ahubwo ubwatsi, yego, ubwatsi zirarisha zigahembuka. Iki ni ikibumbiro. Amata y'ababyeyi urayasize, wemeye gukamisha